reka dusabe Aline aze aririmbe iyo ndirimbo. Hariho Aline. Fica na Congo, fica essa
noneho haza kubaza ikibazo hafi umuntu ubu ni mugoroba baje mukiriyo avuga ati reka mpindukirize naye numvise pasaka ndaseka gusa mureke mbabwire umunezero umuntu azaseka cyangwa usukari ariko nijoro narasetse naraye numvise pasaka hari umuntu warayitubwiye Yesu atubwira pasaka numva pasaka ibayesha mu mutima atubwiye ukuntu Yuda yagambaniye Yesu kandi ari kumwe na Yesu ariko Yesu bari mu gitaramo babwira abigishwa ngo uri kungambaniye ngo ari muri twe kandi natize nacyo babwire uko haba abagome haba no muri twe babaho natekereje ku biceri Yuda yafashe kubera kugambanira Yesu ndatangara ibiceri 30 naho mubiwe that's nabitekereje mu mihango kandi natekereza kuri datibo ibiceri 10 cya 30 ibiceri 30 bisa bizigangaye kandi ikintu cyatangaje nyamavuga ngo uri bushore ukuboko mbere nani icyo ni ikimenyetso yambaye itambuza naze amashoro yose yamavuga natangaye Yesu ngo yabaye ataragira gushaka ukuboko ataragishaka gusa kera Yuda bayakwitisha kandi Yesu yari yatanze ikimenyetso ngo ubanza ukuboko kera mama yagushoye kandi nawe yazayumva kandi nawe yari kuyumva ayo makuru abagome baba ibiceri 30 bitogurana na biswi utumuga izina rya Yesu Kristo shira musebe Cristo